Ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Pastor Kananura Liliane muri kumwe. Reka dutangire dusenga. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe, kuko turinda tukaba tukiri bazima. Warwanye intambara nyinshi ku ruhande rwacu, warwanye nini n'into, none Mana turacyavuga izina ryawe. Kanya nk'aka rero turaguhamagaye, uzubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndinde kuyobora, ndinde kuvuga ibyo nzi, ahubwo nyoborwe n'umwuka wera. Ndaguhenda henze rero umwuka wera ngo nukorere muri nge, kugira ngo ijambo rigiye guca muri nge rizafashe buri muntu wese uzaryumva, kandi azaba ariwe kurisobanura neza. Bisenze mbyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri muri Matayo 7, igice cya 7, umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Intego y'ijambo iravuga ngo gusaba guhesha guhabwa, gushaka gutera kubona, no gukomanga guhesha gukingurirwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Aya magambo ni umwami wacu Yesu Kristo wayavuze, yabwiraga abigishwa be, ariko nitwe bigishwa be uyu munsi, nitwe tuyabwirwa uyu munsi. Kenshi turasenga, abantu bose barasenga, abantu bose bavuga Imana barasenga, ariko hari igihe dusaba ntiduhabwe kubera ko dusaba nabi. Hari igihe dushaka ntitubone kubera ko dushaka nabi. Hari igihe dukomanga ntidukingurirwe kuko twakomanze nabi. Kenshi hari igihe tubikora mu bujiji, mu kutamenya. Ariko Yesu aravuze ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushaka abona, n'ukomanga agakingurirwa. Igihe rero usabye nabi cyangwa ugakomanga nabi, ntago ukingurirwa, nta nubwo uhabwa. Tugiye kureba rero kondisiyo zireba umuntu usaba. Umuntu usaba afite ukuntu yitwara. Ntago gusaba ari ugutegeka. Kugira ngo usabe uhabwe, hari ukuntu ugomba kugenda umeze, hari ukuntu ugomba kugenda witwaye. Umuntu usaba, ikintu cya mbere kimuranga ni uguca bugufi. Iyo usaba ntago utegeka, ntago wajya gusaba ikintu ngo uvuge ngo ariko wampaye, ahubwo uravuga ngo nabasabaga, nifuzaga ko mumfasha. Ntago wajya imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo ugende umubwire ngo naragutoye, naguhaye ijwi ryanjye, nanjye nyubakira inzu. Ahubwo wowe uragenda uciye bugufi, ukamubwira icyo ukeneye, ukabanza ukanamushimira rega, warangiza ukamubwira icyo ukeneye. N'Imana rero kugira ngo usabe uhabwe, ugomba kugenda uciye bugufi, kuko Imana ni inyacyubahiro, iteye ubwoba, ni Imana y'imbaraga, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana itavogerwa. Ugomba kujya imbere y'Imana rero ufite guca bugufi. Iyo hari ikintu ushaka ku Mana, usabwa guca bugufi, kubera ko Imana yanga umuntu wishyira hejuru, ngo wishyira hejuru iramurwanya. Kandi iyo wishyize hejuru, uba wibutsa Satani, uba wibutsa Imana ibyabaye mu ijuru igihe Satani yivumburaga ku Mana, akigomeka ku Mana. Nta kindi cyaha yakoze, ntigeze yiba, ntiyishe, ntiyasambanye, ahubwo yishyize hejuru ngo ashaka kujya ku ntebe y'ubwami, ngo ashaka kureshya n'Imana. Ibyo bituma Imana imuhubura mu ijuru, aravumwa, abikivume by'iteka ryose. Niba ugiye imbere y'Imana rero udafite guca bugufi, ntago Imana yaguha. Ubwo nusaba ntuzahabwa. Ariko nimba usaba kugira ngo uhabwe, ugomba kugenda uciye bugufi, ugasaba Imana uciye bugufi, n'umutima uciye bugufi. Iyo rero usaba uciye bugufi, ni ukuvuga ngo uba usaba ikintu nanone Imana izagiramo inyungu. Ntago wajya gusaba ikintu Imana idafitemo inyungu ngo izakiguhe, kuko Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe, kuko muba mushaka kwayisha irari ryanyu ribi. Iyo ugiye imbere y'Imana ufite ubwibone uvuga ngo Mana, ngo mpa imodoka kugira ngo amenye ko nasenze, Mana mpa umugabo mwiza bamenye ko ndi inkumi nziza, Mana mpereza urusengero rwiza kugira ngo bamenye ko ari jye uzi gusenga, nta kimana yakumarira, kuko uko nta guca bugufi ufite, ahubwo ni ubwibone, ni irari ryawe riba ushaka kwayisha. Ariko igihe ufite guca bugufi, ugenda ukabwira Imana icyo uyishakaho, kandi nayo ikareba inyungu ibifitemo, nimba ari ibizayubahisha. Niyo mpamvu kenshi ugiye imbere y'Imana uciye bugufi, yo iguha ibyo ishaka kuruta ibyo ushaka, kuko ibyo ishaka nibyo byakugirira umumaro kuruta ibyo wowe wifuza. Kuko wowe ureba inyuma, ariko Imana ireba uyu munsi, ikareba ejo hazaza, ngo ihera mu itangiriro ikageza mu iherezo, ikamenya ibintu. Hari igihe rero itaguha icyo uyisabye kubera ko ibonye ko icyo yaguha aricyo cyakugira umumaro. Iyo rero uciye bugufi, ibizi ko ikizaguha uzagishima, ibizi ko ikizaguha
kizatuma uyegera kurushaho. Nimba rero ushaka ikintu k'Uwiteka Imana, ugomba kugenda uciye bugufi. Ikindi kiranga umuntu usaba ni ukwizera. Uje ukambwira ngo mpiki kintu ariko sinzi nimba wakibona, ntacyo naba nkiguhaye. Imana rero ugiye kuyibwira utizeye ko izabigukorera, n'ubundi ntabwo izabigukorera. Kuko ngo umuntu w'imitima ibiri ngo ushidikanya ngo ntakagira ikintu yibwira ko azakura ku Mana. Ugomba kugenda ufite kwizera. Gusaba guhesha guhabwa ni ukujyana n'ukwizera. Ukaba wizera ko icyo usabye Uwiteka n'ubundi nacyo azakigukorera. Nimba hari icyo ushaka ku Mana rero, genda uciye bugufi. Nyuma yo guca bugufi, wizere ko ubwiye ari umunyamaboko, ari Imana ishobora byose, nta kibasha kumunanira. Ngo ni Imana ishobora byose, nta kijya kinanira. Igica inzira aho zitari, yaciye inzira mu nyanja abantu barambuka, ijya ifata umuriro ikawuhindura ubusa, abantu bakagenda mu muriro ntibagire icyo baba, kubera ko Imana ari Imana ishobora byose. Iyo ugiye imbere y'Imana ishobora byose rero, ukagenda wizeye ko ibyo uyibwira ibishobora, wizeye ko ibyo uyisaba izabiguha, niho ibiguha. Ariko nugenda uvuga ngo Mana ngo simbizi nimba ariko wabishobora, ngo birakomeye Mana sinzi uko wabigenza, ntuzibwire ko ari icyo uzahabwa n'Umwami Imana. Ngo kuko umuntu ufite gushidikanya ntakibwiye ko ari ikintu azakura imbere y'Umwami Imana. Ikindi kiranga umuntu usaba kugira ngo ahabwe, indi kondisiyo asabwa ni ugusaba neza. Ni ugusaba neza, ugasaba ikintu cyakugirira umumaro. Ubundi umuntu usaba neza ni umuntu usaba ikintu Imana ifitemo inyungu, ikintu mugenzi wawe nawe azagiramo inyungu. Kuko Imana, Yesu yaravuze ngo itegeko riruta ayandi ni ugukunda Uwiteka Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irindi ngo rihwanye naryo ni ugukunda mugenzi wawe. Ikintu ugiye gusaba Imana rero, ujye umenya neza ko icyo kintu Imana igifitemo inyungu kizubahisha Imana. Imana izahabwa icyubahiro igihe izaba yakiguhaye. Ikindi nimba kizagirira mugenzi wawe umumaro, nimba ibyo bintu usaba Imana, mbese hari bagenzi bawe bazabyungukiramo, cyangwa uravuga ngo Mana mp'imodoka ariko ntawe uzayigenderamo, Mana mp'akazi ariko abansuzuguye nanjye nzabasuzugura. Ntabwo icyo kintu Imana yakiguha, ahubwo ishaka ko icyo usaba Imana izakigiramo inyungu, ikahubahirwa, kandi bikagutera kuyikorera, kandi na mugenzi wawe nawe akabyungukiramo. Uwo ari we wese, yaba umuvandimwe. Biravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nimba rero usaba imigisha, bene so batazagiramo uruhare, batazungukamo, batazagira inyungu bakuramo, Imana ishobora kubikwihorera ntigire ikiguha, kuko uriho urasaba nabi. Turiho turiga ijambo rivuga ngo gusaba guhesha guhabwa. Nimba usaba uburyo butaguhesha guhabwa, ntabwo uzahabwa, kuko hari benshi basabye ariko ntibagira icyo babona. Si uko batasabye, ni ukuvuga ngo buri muntu wese aba afite icyo asaba Imana. Usenga wese aba afite icyo asaba Imana, ariko hari igihe atakibona bitewe n'uburyo yagisabye n'intego aba afite agisaba. Iyo rero ufite guca bugufi, ufite kwizera ugiye gusaba, kandi ugasaba neza ibintu Imana ibona ifitemo inyungu, ifitemo icyubahiro, kandi na bene so bakazabyungukiramo, icyo ngicyo Imana ikiranukira kukiguha, kuko Imana nayo irakiranuka, ntago ibeshye, yubaha ijambo ryayo, yubahisha ijambo ryayo. Ijambo rero yavuze igira iryubaha. Nimba yaravuze ngo kuko usaba ahabwa, iyo usabye neza ako kanya urahabwa. Kandi ijambo ryatubwiye ngo mushake muzabona. Hari igihe rero umuntu ashaka ntabone bitewe n'uburyo yashatse, ariko niba ushaka kugira ngo ubone, hari kondisiyo kugira ngo ubone. Ushaka rero kugira ngo abone asabwa kugira umwete. Uzarebe iyo ubuze ikintu cy'agaciro, ushobora kubara telefone yawe uri mu rugo, ukayishakira ahantu hose, ukajya muri garderobe, ukajya mu matiriwari, ugatekereza uti wasanga abana bayijyanye muri firigo, ugafungura firigo ukareba, ugakuraho matera ukavuga uti wasanga abana bashyize munsi ya matera. Ahantu hose ugashakisha bitewe n'ikintu ushaka ko ari icy'agaciro, ugishakishiriza ahantu hose, naho kitaba cyagiye, naho kitagenewe kuba, kubera ko uracyifuza cyane. Rero nimba hari icyo ushaka kuwiteka, bigusaba umwete. Nukuva hasi niko dusigaye tubyita, bigusaba umwete,
ugasenga y'uburyo bwose bitewe n'icyo ushaka ku Mana, ugasenga ahantu hose, ugasengera ahantu hose. Ngiye nemera ko wagenda mu butayu ukiherana n'Imana, kuko na Yesu ngo yirwaga akora ibitangaza, byagera nimugoroba ngo akagenda akarara ku musozi wa Elayono ashaka amavuta. Kujya gusengera mu butayu ngewe ndabyemera, nzi neza ko hari ababirwanya. Ariko nimba hari ikintu ushaka ku Mana, bigusaba gusenga amasengesho y'uburyo bwose, ugasenga uryamye, ugasenga wicaye, ugasenga ugenda, ukazamuka imisozi, abajya mu mazi. Ibyo byose ni umwete wawe, kuko biravuga ngo musenga amasengesho y'uburyo bwose. Amasengesho y'uburyo bwose rero n'ubwo buryo, no kuzamuka umusozi ni uburyo, no kujya mu mazi ni ubundi buryo, no guterana ni ubundi buryo, no kubyuka saa 9 z'ijoro ugasenga ni ubundi buryo, no gupfukama ni ubundi buryo, no kuryama nabwo ni ubundi buryo. Ariko ugomba ikintu ushaka ku Mana, bigusaba umwete. Imana yaravuze ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona. Imana yaduhamagaye gisirikare, yitwa Uwiteka Imana Nyiringabo. Nyiringabo rero ni ukuvuga ngo abantu be ni abasirikare, ni nyirabasirikare. Mbega abantu b'Imana, abakristo, abarokore bahamagariwe gukora gisirikare. Umusirikare rero nyamusirikare arangwa n'umwete, ikintu cyose agikorana umwete. Umusirikare nta kintu cyapfa kumuca intege ataragera ku cyo ashaka. Nimba umusirikare ahagurutse ashaka gufata igihugu, ararwana, bakica abari iruhande rwe, agakomeza akarwana, inzara ikamwica, agakomeza akavansa, intwaro zaba zibaye nkeya agakoresha ubundi buryo, nimba ari ugukoresha inkota, nimba ari ugukoresha, ariko icyo ashaka ni ukugera ku ntego. Nawe rero nk'umusirikare wa Kristo, nimba hari ikintu wifuza ku Mana, ugomba kugishakana umwete. Bibiliya iravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuhwemere kugeza igihe azahindurira Yerusalemu ishimwe. Nimba ikintu ushaka ku Mana utarakibona ngo bikuremere ishimwe, komeza usenge. Yesu yigeze aca umugani ngo w'umucamanza w'umugome utubaha Imana n'umupfakazi, ngo yagendaga buri munsi amubwira ngo nkeneye iki, ngo wandenganura ku banzi banjye, wandenganura. Ngo umucamanza akamusuzugura, akajya amusuzugura, ariko bigeze aravuga ngo noneho uyu mupfakazi arandembeje, reka nkemure ibibazo bye. Ngo Yesu rero nawe aduhamagarira gutitiriza Imana. Nibyo ushobora gusaba ikintu Imana wizeye, ariko igihe cyose utarakibona uguma mu masengesho kugeza igihe ukiboneye. Kuguma mu masengesho si ukuvuga ngo ni ukwiyiriza nkahora niyirije. Uburyo gusenga ni umutima uri hafi y'Imana. Gusenga ntago bisaba amagambo menshi, ntago bisaba formule ngo ni uguhera aha kugeza hoya. Ushobora no kuba ugenda mu modoka ukavuga ngo Uwiteka we ungiriye neza wampa iki kintu. Ushobora kuba uri muri shirumote tukavuga ngo Uwiteka we untabaye wampindurira ibi nibi ukankorera iki. Ushobora kujya kuryama ukongera ukabivuga. Yewe nimba unabishoboye no kujya kurya washaka ukongera ukabivuga. Nuko gusengana umwete. Nimba rero hari ikintu ushaka ku Mana, igihe cyose uzi neza ko icyo kintu kiri mu bushake bw'Imana, cyangwa Imana yakigusezeranije. Abavugana n'Imana twemera ko Imana ivuga. Nimba Imana yarakubwiye ngo izagukorera ikintu, ikaba itarakigukorera, kandi nawe ukaba uzi ko ukiri mu nzira zigororotse, utarakata iburyo cyangwa ibumoso, komeza usengera icyo kintu, kuko ubwo harasabwa umwete. Hakeneye umwete kugira ngo ugere kuri icyo ukeneye ku Mana. Kugira ngo rero ushake usabwa umwete. Icyo ushaka ugishakana umwete. Icyo ushaka kugira ngo ukigereho ukoresha umwete wawe. Ahandi Yesu yaravuze ngo mukomange ku rugi muzakingurirwa. Gukomanga nabyo bifite amategeko abigenga. Ntago wajya ku rugo rw'umuntu ngo ukomange, nukomanga yenda ukomanga ukubita urugi. Nukomanga ni kinyabupfura gike, birashoboka ko utakingurirwa. Nukomanga warangiza ugahita ugenda bataraza kugukingurira, ni we wahomba. Kandi nanone nunanirwa kwihangana ukaba wasimbuka igipangu bagufata nk'umujura. Gukomanga rero bifite nayo amategeko abigenga. Gukomanga kugira ngo ukingurirwe, icyambere uratuza ugakomangana ikinyabupfura. Ntago wajya imbere y'Imana uvuga ngo Mana ngo nibyo ubushize ntiwabikoze, ngo kandi ngo nubundi ngo igihe nasengeye. Hoya, nimba ukomanze ku rugi rw'Imana, komangana ikinyabupfura. Genda ubwira Imana amagambo meza,
wibwira ngo nubwo byanze ariko haracyari ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka Mana, nubwo uyu mwaka ushize nta gikoretse ariko ejo byashoboka, ndacyagufitiye icyizere, ndacyakwiringiye, ndacyaguhanzeho amaso. Ugomba kujya kubwira Imana, uyibwirana ikinyabupfura, utayibwirana ikoco. Ijambo ry'Imana rambwira ngo Uwiteka ntanegurizwa izuru, ngo ahubwo icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Iyo ugiye imbere y'Imana rero wayinegurije izuru, vuga ngo n'ubundi ngo ntiwabikoze, ngo n'ubundi abondisha imyaka barashatse, ngo ngiye Mana sinumva imyaka maze nkukorera icyo byamariye, ngo ngiyewe Mana sinkumva, ngo none rero ngo mbwira ngo ufite indimi zingahe. Ntago wagenda ubwira Imana gutyo ngo izagukingurire. Ntago waza unkubita urugi ukubita, ntabaza ese uje hari ikosa, hari icyaha nakoze? Nini ukubita urugi gutyo uko ushaka iki, ukurikije iki? Nimba rero hari icyo waruje kunsaba ukaza ukubita urugi gutyo, nakubwira ngaho genda ubanze wiga ikinyabupfura, uzagaruke ejo cyangwa ejo bundi. Ushobora kuza gukomanga uje gusaba. Tuzi ko hari abantu bajya basaba akaza agakomanga. Iyo akubise urugi cyane wari ufite no gahunda yo kumuha cyangwa ufite icyo cyo kumuha, uramubwira ngo ngahigendere, ubwo se kunkangurira abana. Ariko nimba hari icyo ushaka ku Mana, usabwa gukomanga mu buryo guhesha gukingurirwa. Nukomanga imbere y'Imana ujye ukomangana ikinyabupfura. Iyo ni kondisiyo ya mbere yo gukomanga, kujyana amagambo meza ashima Imana, uyihimbaza, uvuga ibyiza yigeze kugukorera, uvuga ibyiza yakoreye abatubanjirije, uvuga ibyiza ni umunsi igikora. Kandi buriya nubwo ufite icyifuzo imbere y'Imana yenda cyanatinze gusubizwa, ariko hari ibindi byiza Imana yagukoreye. Kuba ugihumeka, kuba usaba akazi nuko ufite diplome, hari abatayifite. Kuba usaba akazi nuko ufite ubwenge, hari abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Abo nga uko so yasaba akazi. Hari nundi ufite bombone ari mu bitaro, ubwo so yaza gusaba akazi. Hari nundi uri muri gereza yenda narengana, ubwo so yaza gusaba akazi. Nimba rero hari ikintu ushaka ku Mana, genda uyibwira amagambo meza, ugira ibyo uyishimira, kuko hari ibyo iba yarakoze byinshi ndetse biruta ibyo usaba. Ayo ni amagambo meza, ni uburyo bwiza bwo gukomanga. Ni uburyo bwiza bwo gukomanga byaguhesha gukingurirwa. Ikindi kiranga umuntu wakomanze arihangana agategereza. Ntabwo yakwikingurira. Uzarebe niyo uri umuntu ufite ikinyabupfura, niyo ugiye ahantu ukabuzi ko urugi rufunguye ari ahantu utinya wubashye, ntago wahita wifungura nubwo waba uzi ko hadafunze. Ariko ntago wifungurira, utegereza ko baza bakagufungurira. N'Imana rero iyo wakomanze bigusaba gutegereza igihe izaza kugufungurira. Shobora gufungura hashize umwaka umwe, shobora gufungura hashize isaha imwe, ishobora gufungura hashize umunsi, ishobora no gufungura hashize imyaka 10. Ikora uko ishatse, ntawe ujya yigisha impaka. Rero nimba hari ikintu wasabye ku Mana ukaba warakomanze mu buryo butuma wemerwa, biragusaba gutegereza igihe uzaza gukingurirwa. Igihe uzaza kugukingurira azaza agakingura. Nimba hari icyo wasabye Imana ukaba urimo ugisabira mu nzira nziza, akaba atari inyungu zawe wenyine, n'Uwiteka Imana hari icyo azungukamo, akaba ari ubushake bw'Imana ari icyo Imana yagusezeranije, urasabwa kuba utegereje. Komeza utegereze, kuko gusohora ko bizasohora. Biravuga ngo ibyasezeranijwe bifite igihe cyategekewe kugira ngo bisohore. Buriya Imana igira gahunda, mu mikorere yayo igira gahunda, ntipfa guhubuka. Iyo uyisabye ikintu ikakikwemerera, igira n'igihe izakiguhera. Igihe izakiguhera rero ntikikubwira. Icyo gihe rero ugomba ipfa kubikubwiye ngo nzabikora cyangwa ndabikoze. Kandi najya nkubwire ngo imvugo y'Imana itandukanye n'imvugo yacu. Imana ishobora kuvuga muri preza ariko ntuhite ubibona. Yesaya yageze guhanura ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Ibyo ngo byasoheye nyuma y'imyaka 400, ariko abivuga byari muri present ako kanya. Nimba Imana ivuze ngo ndagusubije, ngo ndabiguhaye, umwana usabye ndamuguhaye, urugo usabye ndaruguhaye, hari igihe byateganijwe. Kandi reka nkubwire, nibyo Imana yakoze birabitwereka. Nimba Imana ikubwiye ngo iguhaye urugo, nubundi hazabaho igihe cyo kwakira fiancé, habeho igihe cya fiançaye, habe igihe cy'ubukwe, ubone kwinjira muri urwo rugo. Niba ikubwiye ngo iguhaye umwana, hariho igihe cyo gusama, igihe cyo gutwita, n'igihe cyo kuzabyara ukabona uwo mwana. N'iki Imana rero ikubwiye ngo iragikoze.
hariho igihe cyacyo, igihe kizakugereraho. Igihe rero icyo gihe kitari cyasohora kuri wowe kuko utakibwiwe, bigusaba guhora uri maso, guhora witeguye, uri mu mwanya umwe. Nimba icyo wasabye Imana yaragisabye, uri mu kwera no gukiranuka, wari uri mu bihe byiza wasabanye n'Imana, n'ubundi guma muri ibyo bihe. Wivuga ngo ubwo Imana itinze, ngo ngiye kwisubira mu byaha, ngo ngewe ntarakizwa, ngo ntago nahuraga n'intambara zingana gutya. Nugenda niza ntizakubona, kuko yo ntizagusanga mu byaha, igusanga aho yavuganiye nawe. Yagusanze wayinejeje, izagusubiza n'ubundi ukinejeje. Ntago izagusanga aho wagiye. Ntago amaso y'Imana yirirwa ngo araranganya azenguruka. Hoya, amaso y'Imana ari tudro, areba ngo namubwiriye aha, yanejeje, yitunganije, kandi yansezeranije ko agiye gukorana nanjye mubwira ko nzamukorera ibi. Nimba rero hari ibyo wasezeranije Imana, uravuga ngo Mana ndakijijwe sinzasubirayo, ngo Mana iki cyaha ndakihannye sinzagisubiramo, warangiza ukagisubiramo. Ntago Imana nayo izaguha ibyo wasezeranye, yagusezeranije. Kuko biravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nubiba kubeshya Imana, uzasarura nawe kubeshywa. Imana uzi ko ivuga ngo nzabashukisha kubashyeshyenga. Abantu bava mu masezerano, Imana ishobora guhora ikubwira ngo izabikora, ariko ari ukugushyeshyenga. Ni kwikora, kandi ukuri kwayo kose yagushyize muri Bibiliya. Imikorere y'Imana yose iri muri Bibiliya. Nimba rero warabeshya Imana, yakubwiye uri mu murimo wayo, none warivumbuye wawuvuyemo, ngo yaratinze, ngo urumva ngo banyita icya 10 cy'itorero, ngo ngiye sinzongera kuririmba, ngo urumva ngo navugiye Imana neza, ngo mvuga ko ikora ibitangaza, ariko ngiye meze mu bukode, ngo urumva ngo ngewe ngo navugiye Imana neza, mvuga ko utanga akazi, none ubushomeri busaziye. Ibyo ntago ari ibyo ntiwabibwira Imana, kuko ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa nibwo azambikwa ikamba ry'ubugingo. Nimba rero Imana yashimye kukugerageresha muri icyo kigeragezo urimo, ngewe ntazi wowe uzi, gitegererezemo ugikiranutse. Ni ukuvuga ngo ugisenga kandi ugikiranutse, kuko niho Imana izagusanga ikagusubiza. Ariko nuca ibumoso ntizagusangayo, nunakata iburyo ntizagusangayo, izagusanga mu nzira yagusezeranirijemo. Yagusanze uri mu gakiza neza, igusanga wihannye neza, ikubwira uri mu murimo wayihimbaje yanezerewe, wahimbye indirimbo zifasha abantu, wabwirije abantu barihana, igusanga irakubwira ngo mwana wanjye uranejeje, nanjye nkoze iki. None ubonye itinze ubivuyemo, ubaye nka wa muntu wakomanze rero, abonye batinze kuza kumukingura ahita yigendera. Igihe bazaza gukingura bazasanga adahari. Nawe rero Imana niza igasanga waragiye, ntuzayirenganye. Ntago izaba yarakubeshye, nta nubwo izaba yaratinze, kuko birashoboka ko igihe wakuye ikirenge ugenda aribwo yarije. Rero kondisiyo zo gukomanga bigusaba gutegereza, kuko nudategereza ugasimbuka urugo, uzaba uri umujura, wanafungwa, wanahana. Kugira ngo rero Imana iguhe icyo yagusezeranije, urasabwa gutegereza. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, wicika intege, hoya wisubira inyuma, hoya wibivamo, wibireka, komeza wihangane. No muri ibi bihe komeza wihangane. Nubwo amatorero yaba afunze, wasabana n'Imana. Ntago Imana ngo iba mu nzu zakozwe n'abana b'abantu, Imana iba mu mutima wawe. Nimba rero ushaka gusabana n'Imana, sabana n'Imana mu mutima wawe, kuruta gusabana n'Imana muri groupe runaka, mu rusengero runaka. Ahubwo banza usabane n'Imana mu mutima wawe, nibwo uzayishaka ukayibona, nibwo uzayikomangira ikagukingurira, nibwo uzayisaba ikaguha, kubera ko ihorana natwe. Iby'Imana biratangaje, niyo mpamvu ubwenge bw'umuntu butabyumva. Imana yaravuze mu ijambo ryayo ngo ijuru ngo ni intebe yanjye nicaraho, ngo isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, ngo mbese wanyubakira inzoki nabasha gukwirwamo. Ariko irangije avuga ngo ariko umutima wawe wo ndaza nkawicaramo nkakwirwamo. Urumva Imana imikorere yayo, mu mutima wawe irazi kuzuramo neza, ariko mu ijuru ntiyakwiriye, no mu isi ntiyakwiriye. Nimba rero ushaka kugira icyo ukura ku Mana, ngaho yisange mu buryo butuma wemerwa, yisabe mu buryo butuma wemerwa, yishake mu buryo butuma wemerwa, kandi ukomange mu buryo butuma uhabwa, kuko niko ijambo ridusaba. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri, ariko iri jambo ryifitemo ukundi kuruhishurirwa n'umwuka wera, kuko niko Bibiliya ivuga ngo iby'umwuka bisobanurwa n'umwuka,
birashoboka ko umaze igihe kinini usaba ariko utarahabwa. Isuzume urebe, wasabye mu buryo butuma wahabwa? Wasabye mu buryo butuma Imana ibona ukwiriye ibyo uyisaba? Cyangwa wagiye ukundi kuntu, wagiye udafite guca bugufi, wagiye uyitota? Oya, Imana ntago itotwa. Cyangwa se wagiye utayizeye uvuga uti n'ubundi nkurikije imyaka mfite reka mpfe kugenda ahari. Nuvuga ngo ahari, ntago Imana ntago igura inzira, ntago ari ingura inzira. Imana ikorana n'uwizeye, yabigukorera ni Imana, itanabigukorera izakomeza kuba Imana. Wayishima ni Imana, kuko nubwo utayishima mu ijuru bahora bayishima, bahora bayiramya ngo bayikubita imbere ngo urera urera. Rero Imana ni ubuntu ibitugiriye kugira ngo tuyegere tuzabane nayo, ariko mu cyubahiro cyayo. Kuba utajyayo burya nta gihombo yaba ifite, ahubwo kujyayo nizo nyungu zawe. Kugirirwa neza n'Imana ni inyungu zawe cyane kuruta iz'Imana ku giti cyayo. Tuvuge nk'umubyeyi wabyaye umwana, agafata umwana we akamurihira minerivare, akajya amukubita akamubwira ajya mu ishuri, ntago ari inyungu z'umubyeyi. Umubyeyi ntago avuga ngo ngahiga uzakorera amafaranga ujye uyama, reka da. Abagira ngo ugire ubwenge, ugire ubumenyi, ugire ubushobozi, ugende nawe uzibesheho. Iyo ugiye kwibeshaho rero, umubyeyi ntavuga ngo nakwishyure minerivare, nagukorera ibintu byose, umushahara wose ni wanjye. Reka, hari n'igihe atakwirwa agira icyo agusaba, hari n'igihe yewe yapfa ntacyo umuhaye, ariko icyo abashaka ni uko utera imbere. Ni wowe abakorera rero, ni Imana rero. Iyo dushaka ibi byose tubwira ijambo ryayo, itubwira ngo tugendere mu nzira nziza, tugirire neza, nitwibigirira, ni neza yacu kurusha ineza y'Imana. Yego umubyeyi arababara iyo umwana munaniye, ni Imana yababara nyine, ariko inyungu nyinshi ni kuri jyewe uyubaha, ni kuri jyewe ufite icyo nyisaba, ni kuri jyewe uyikorera, ni jyewe ufite inyungu nyinshi kurusha Imana. Rero nimba wari warasabye ukaba utarasubizwa, reka gucika intege. Nimba waragiye udaciye bugufi, genda uciye bugufi. Nimba waragiye udafite kwizera, uvuga uti simbizi wacu ntibijya bishoboka, genda wizeye ko byashoboka kuwiteka. Iwanyu ntibishoboka ariko kuwiteka byose birashoboka. Nimba kandi wagendaga ufite ubwibone uvuga ngo Mana binkorere bimenyekane ko nzi gusenga, binkorere bimenyekane ko nagukoreye, oya, genda usaba neza, uvuga kugira ngo Imana izakuremo inyungu yayo kandi n'abantu babyungukiremo. Nimba rero hari ubundi buryo washakaga, jya gushaka mu buryo butuma uzahabwa. Jya gushaka ariko utegereze, wihangane, Imana izagusubiza. Kandi ukomeze uce bugufi, Imana izakugirira neza. Aho kwiremba utegerereje, komeza kuba wihanganye. Humura, Imana ntigirobanura abantu ku butoni. Hari abayitegereje barayibona. Moridekayi urabizi ko yayitegereje arayibona. Ngo Moridekayi yabaga ku muryango w'ibwami ari umuzamu. Umuzamu imvura iragwa ikamunyagira, izuba rirava rikamwica, ariko ngo ategerereza agikiranuka. Ntiyavuze ngo Mana wadukuye iwacu muri Isiraheli, utuzana Ishushani turi imbohe, ngo none ngere kukubaha ntacyo. Oya, yarakomeje arayubaha, ngo ayubahira ku bugaragu marembo y'ibwami, arakomeza arayubaha, akomeza arayubaha, ngo igihe kiragera ngo aburira umwami. Aburiye umwami nabyo aribagirana, ariko arakomeza yubaha Imana. Noneho igihe Imana yamwibukiye nabwo, igihe Imana yamwibukiye, ngo umwami yibuka imirimo myiza yakoze, ngo baramutambagije umurwa, amaze kumutambagiza asubira ku irembo ry'ibwami, arakomeza arategereza kugeza isaha yageze, araza ajyanwa mu cyicaro cye. Nawe rero humura, ibyiza birahari kandi ni wowe Imana yabiteganirije. Ngaho hindukira, ureke gucika intege, ureke kunanirwa, ureke kureka gusenga, usubire mu murimo. Nimba waravuyemo, nimba nta busabane wari ukigirana n'Imana, ongera usabane nayo mu mutima wawe. Si ngombwa ko wajya mu rusengero cyangwa mu butayu, cyangwa banza usabane n'Imana mu mutima wawe. N'ahandi hose mu gihe bizaba bishoboka uzajya, ariko sabana n'Imana mu mutima wawe. Wasenga uryamye, wasenga uri mu cyumba cyawe, wasenga uri muri sari wanyu, wasengana nabo mu rugo iwanyu, naho Imana yakumva. Ariko hindukira, wongere usubire mu mwanya ukwiye kugirirwa neza n'Imana. Yesu rero aduhana umugisha. Ijambo rya riri ku mutima wanjye niryo, reka dusenge Imana
kugira ngo Imana irusheho kutugirira neza, kudusobanura kurushaho, kandi duhe n'imbaraga. Nimba ari warasubiye inyuma ikugarure, nimba wari ubiretse wongere usubire, iracyakora kandi iracyagira imbabazi. Birashoboka ko wari umaze kubivamo, nimba wari umaze kubivamo humura, garuka irongera ikwakire. Nimba hari ukuntu wayigendeye nabi uyu munsi ukaba wari waraparitse, haguruka wongere ugende irongera ikwakire, kuko iracyari ku ntebe y'imbabazi. Tugiye gusaba Imana rero imbaraga, kandi dusabe n'umwuka ngo arusheho kugusobanurira. Mana, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimye kubw'ijambo rinyuze mu matwi yacu. Turagushimye Mana kubw'abantu baryumvise n'abazaryumva. Icyo nsenze nsabiye buri muntu wese wacitse intege, wasubiye inyuma, utari ugisaba uko bikwiriye, utari ugikoma ngo uko bikwiriye, Mana ngo umugirire neza, utari ukihanganye, Mana ngo umuhe imbaraga zo kwihangana, ufashe icyemezo aka kanya cyo gusubira ku murongo, Mana mwakire kandi umuhe imbaraga zo kutazasubira inyuma. Kandi Uwiteka uwari ukihanganye nawe mugirire neza, utebuke Mana y'imbabazi, umusubize, umutabare, werekane kugira neza kwawe. Kandi Uwera wa Isiraheli, niko nkisaba umwuka wera ngo arusheho kudusobanurira. Navuga bike ariko umwuka yasobanura cyane, tukarushaho kubyumva kandi tukarushaho kubishyira mu bikorwa dufashijwe nawe. Urakoze urakarama rero, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.